Igitabo cy'Intangiriro umutwe wa 50. Ihambwa rya Yakobo. Nuko Yozefu yubama ku ruhanga rwa se, arusukaho amarira kandi ararusoma. Nyuma Yozefu ategeka abaganga be kosa umurambo wa se, maze abo baganga bosa umurambo wa Isiraheli. Ibyo bimara iminsi 40 yose, kuko bosaga iminsi ingana ityo. Abanyamisiri bamuririra iminsi 70. Igihe cyo kurira kirangiye, Yozefu abwira abo mu ngoro ya Farawo ati, niba mbafiteho ubucuti, nimugende mubwire Farawo muti data yandahije agira ati, ngiye gupfa, mfite imva nicukuriye mu gihugu cya Kanahani, niho uzampamba. Undeke ngende, njye guhamba data, nzagaruka. Farawo arasubiza ati, genda uhambe so uko yabikurahije. Yozefu ajya guhamba se. Agenda aherekejwe n'abagaba ba Farawo bose, n'abanyacyubahiro bo mu ngoro ye, n'abanyacyubahiro bo mu gihugu cyose cya Misiri. Bazamukana n'umuryango wa Yozefu wose, na bene se, n'umuryango wa se. Mu karere ka Gosheni bahasiga gusa abana, imikumbi n'amashyo. Bajyana n'amagare n'abahetswe n'amafarasi, mbese bagiye ari ikivunge. Bageze i Goreni ha Atadi, hakurya ya Yorodani, bahacurira umuborogo mwinshi kandi ukomeye. Naho Yozefu yiraburira se iminsi 7. Bene igihugu, Abakanahani, babonye iyo mihango yo kwirabura yaberaga i Goreni ha Atadi, baravuga bati, dore ukwirabura gukomeye kw'Abanyamisiri. Ngiyi impamvu yatumye bita aho hantu Abeli Misirayimu, bisobanura ngo ukwirabura kwa Misiri. Ni hakurya ya Yorodani. Abahungu ba Yakobo bamugenzereza uko yari yababwiye. Bamujyana mu gihugu cya Kanahani, bamuhamba mu buvumo buri mu murima w'i Makipela, Aburahamu yari yaraguze na Efuroni w'umuheti, ngo ubu bukonde bwo guhambamo ahareba imambure. Amaze guhamba se, Yozefu asubira mu Misiri hamwe na bene se n'abari bajyanye nawe gutabara. Iminsi ya nyuma y'ubuzima bwa Yozefu. Bene se wa Yozefu babonye se amaze gupfa, barabwirana bati, none Yozefu yatwanga akatwitura inabi twamugiriye. Niko gutuma kuri Yozefu bati, mbere yo gupfa so yari yadutegetse ngo muzabwire Yozefu muti, nyabuneka babarira bene se igicumuro n'icyaha bakoze. Ni koko bakugiriye nabi bitavugwa. None nyabuneka babarira igicumuro cy'abagaragu b'Imana ya so. Nuko Yozefu arizwa n'ayo magambo bamubwiye. Bene se nabo ubwabo bariyizira, bikubita hasi imbere ye, baramubwira bati, dore turi abacakara bawe. Yozefu arabasubiza ati, nimushyitse umutima mu nda. Mbese murakeka ko ngiye kwishyira mu cyimbo cy'Imana? Inabi mwari mwangiriye, Imana yayihinduyemo ibyiza, kugira ngo imbaga nyamwinshi irokoke uko mubiruzi none. Maze noneho nimushyitse umutima mu nda, nzabatunga mwebwe n'abana muri kumwe. Arabahumuriza kandi ababwirana umutima utaryarya. Nuko Yozefu n'umuryango wa se batura mu Misiri. Yozefu aramba imyaka 110, abona abuzukuruza bavuka kuri Efurayimu, ndetse abahungu ba Makiri mwene Manase bavukira ku bibero bye. Yozefu abwira bene se ati, dore ngiye gupfa, ariko Imana izabatabara maze ibakure muri iki gihugu, ibajyane mu gihugu yasezeranyije indahiro Aburahamu, Izaki na Yakobo. Nuko Yozefu arahiza bene Isiraheli ati, umunsi Imana yatabaye, muzanjyana amagufwa yanjye. Yozefu apfa amaze imyaka 110, bose umurambo we, nuko bawushyira mu isanduku yo guhambamo mu Misiri.